uyu munsi rero tuganire ku rusengero rutanga amafaranga. Ibi bintu nkimara kwakira agakiza nibyo nibajijeho. Naribajije kuki mu nsengero zose baka amafaranga bakayaka n'abakene. Ubundi umukene ntabwo umwaka amafaranga ahubwo wakamuha amafaranga. Ibyo bintu rero nakomeje mbyibazaho ndabyibaza kubera iki insengero zaka amafaranga ibya 10 guturisha. None ijwi rirambwira cyangwa se ninjye nabyibwiye, ntabeshya Imana ngo mvuge ngo Imana yabimbwiye. Abenshi nzi ko bavuga ngo Imana yambwiye. Hari ibyo Imana ikwereka cyangwa ikakubwira, ntabwo wirirwa ugenda uvuga ngo Imana yambwiye umwanya. Ariko naricaye ndibaza kuki insengero nyinshi nimba atari zose zaka amafaranga ziyakoresha iki? Noneho njye ndibaza nti wakora ibinyuranye n'ibi, noneho tugakora urusengero rutanga amafaranga aho kwaka amafaranga abantu umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi. Ariko benshi barakubwira nti ntibishoboka. Nkibyandika nageze kubyandikisha nk'imyaka 5, umuntu yaraje arandika arasubiza ati ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ku maso ya muntu bishobora kuba bidashoboka, ariko ku Mana nta kidashoboka. Gute rero byashoboka? Icya mbere, abatanga amafaranga yose abari bose mu nsengero ntibamenye irengero ryayo. Icya kabiri, ntubona amafaranga yatanzwe afasha ngo bigaragare, ahubwo ubona umwigisha cyangwa umupasiteri wabo ari ugenda urushaho kwigwizaho imitungo. Umufasha wanjye muri no minsi yarambajije ati nanjye nabyibajijeho, ni gute umuntu avuga ngo ni umutwe w'urusengero, uwo mutwe ugakomeza ugakura wenyine, amashami ntatohe ntakure, n'ibindi bice ntibikure, bikaguma mu bukene. Urumva ko abantu batangiye kwibaza ibya 10 abantu batanga bimara iki, bijyahe? Niba koko Imana iba yagutumye yakubwiye, kuki wigisha abakire gusa, urusengero rw'abakire gusa, cyangwa se ukajya kwigisha mu bihugu by'abakire by'amahanga y'abakire? Kuki utajya kwigisha za Somalia? Niko umufasha yambwiye, kuki utajya kwigisha muri Somalia abakeneye ijambo kumenya Kristo koko? Niyo handi rero reba ko insengero zaka amafaranga arizo kwitonderwa, kuko niba ugiye gusenga urashaka ijambo ntabwo ugomba gutanga ibyo bya 10. Ariyo mpamvu umuntu aramutse ashyizeho uburyo buha abakene butanga amafaranga, urusengero rutanga amafaranga, tukavuga tuti nta handi buhure n'amafaranga, nta bya 10 byanyu nshaka, wigisha ijambo gusa, dore kanaka turamuzi ni umukene, nguyu mumufashe. Ntugire ahantu uhure n'amafaranga y'izo nsengero cyangwa ibyo bya 10. Niryo jambo nirwo rusengero dukeneye. Ntabwo dukeneye abantu bahura iminsi n'iminsi ngaho buri cyumweru muzana amafaranga mukire gutya mugire gutya. No, shaka umukene benshi bazi, wabuze uko yohereza umwana ku ishuri, wabuze icyo arya, wabuze aharara, wabuze icyo akora, aba ari abantu bakusanyiriza icyo cyumweru bafatiye amafaranga bayamuhe. Nirwo rusengero rutanga amafaranga nifuza, nirwo rusengero rwagombye gukora. Ntugire ahantu na hamwe uhurira n'amafaranga abashaka gutanga mukabaha umuntu mwagaragaje ko afite ikibazo cyo kohereza umwana ku ishuri, cyangwa adafite inzu, cyangwa se yabuze amikoro runaka, uwo muntu akaba ari we mu ubwo bufasha. Ngurwo urusengero tunyotewe, ngurwo urusengero umuntu yakwifuje kugira. Nirwo rusengero numva nifuza kugira, aho kugira abantu ngo urabaka amafaranga ngo batange ibya 10 ngo bagire gutya na gutya ntibamenye n'icyo akoreshwa. Ngurwo urusengero rero tunyotewe, twumva twifuza koko gukora kugira ngo dufashe abakene. Abakene nibo Kristo itubwira gufasha. Ntago najya mu ngero ndende z'abantu bafite indege zabo bwite bakuye mu nsengero, n'ubwo rusengero wibaza ko urusengero rumeze gute imbere y'amaso y'Imana ko? Tanga ibyo bintu abantu baguha mu bakene, birekera abakene, kuko wewe niba Imana yaraguhaye ijambo ntuzakena. Ntabwo Imana ishobora kuguha ijambo ngo ukene uri cyo kurya ufite ijambo ry'Imana, kubera ko izakubeshaho. Ntabwo wakagombye kwanduranya n'abantu
waka ibya 10. Ngaho rero abantu bose baka ibya 10 bibashishikaje, bafite ibibazo mu bantu, barabavuga, barabanena, nubwo bagukomera amashyi gutya bakagaragara yuko bagukunze, ariko inyuma baba kuvuma. Niho hantu duhera tubona ko abantu bafite indege zabo bwite, bafite ibya mirenge, bafite amazu, bafite amamodoka, bafite ibiki byose batunze batunganywe, noneho ukibaza aho biva. Ariko abajene bashaka kwinjira mu ijambo ry'Imana mu kwigisha agakiza, wishaka kwinjira mu gakiza cyangwa ijambo, kubera ko wabonye abantu bari kuvanamo amazu, amamodoka n'ibiki byose, umuhamagaro si umwe, bareke bajye mu byo barimo. Wewe usaba Imana, Imana iguha urusengero ruzaha abantu amafaranga, ruzafasha abantu, kuko urusengero ruzazana abantu kwiga ijambo, none abo bantu uzabereka abakene wabonye, uzabereke abafite ibibazo ibi n'ibi wabonye, noneho babafashe nta hantu uhuriye n'ayo mafaranga, ahubwo ufatane amafaranga yawe uyongere kuri ayo ngayo uyaha abakene. Urwo ni rwo rusengero Imana ishaka, urwo ni rwo rusengero rwagakwiye kuba rubaho, naho ibindi byose ni ibinyoma. Kanguka rero ushaka urwo rusengero ruzaha abantu amafaranga, cyangwa se unarushinge, n'urushinga ahubwo biraba n'amahire, kuko urabutugabanyirije umuzigo, umutwaro. Noneho dukangurire benshi gukunda Imana, gukunda ijambo ry'Imana, atari uko bashaka amafaranga, ahubwo ari uko bashaka abakene kugira ngo bavane mu bukene, noneho bazane mu ijambo, nabo babera abandi urumuri. Urakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.